nubwo umeze nk'inyoni iri mu mutego. Reka tuganire ku jambo ry'Imana dusanga n'ubundi mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri cyanditswe na Mose. Ni iki tumaze iminsi turi gusoma tureba ku mategeko y'Imana yategetse Mose n'Abisiraheli ubwo bagendaga mu rugendo, kugira ngo nibayumvira bakayitondera kugira ngo bazabeho. Kandi ni ukuri iyo wubahirije itegeko ry'Imana urama imyaka myinshi, kandi niyo wubahirije itegeko rya mwene so mugenzi wawe bituma kugirira icyizere, bityo ubutaha akongera akaguha icyo gukora, kuko aba yagutegetse icyo gukora wacyubahiriza, bigatuma akugirira icyizere cy'andi mahirwe ugakomeza inshingano uba wahawe. Muri ibyo bice 8 ku murongo wa 3 niho twasanze amagambo ari kuvuga ngo nuko yagucishije bugufi ikundira ko wicwa n'inzara. Kandi icyo gihe Imana yarabirebaga ko inzara ihari, ko inzara ibabaza, ko inzara iryana, ariko icyo yamaze gukora gikomeye cyane nuko yamaze kugucisha bugufi, yemera ko wicwa n'inzara ari uguciye bugufi. Kuko uramutse uriwe n'inzara utari umuntu uca bugufi, utari umuntu uzi kwihangana ngo wihanganire ibikugerageza, ntabwo washobora guca bugufi ngo uceceke, ahubwo waburana ukavuga ati simburara, simbwirirwa, sinabaho ntakora kugira ngo ndicwa n'inzara. Nicyo gituma Imana yemera ko ikigeragezo kikuzaho ikamanza kugucisha bugufi. Iyo igucishije bugufi ikwemerera ko ibyo byose ubinyuramo, ntuburana, ntutongana, ntiwibaza ibiri kukubaho, kuko uciye bugufi ufite umutima ukomeye unatinya itegeko ry'Imana, bityo ugaca muri ubwo buzima ukicwa n'inzara. Ariko igihe kiragera Imana ikakwibuka, ikakugirira neza kugira ngo uticwa n'inzara, ikagushakira ibigutunga, aribyo twita manu. Ese manu nawe wayiriyeho? Dukomeze ijambo ry'Imana. Ikakugaburira manu wari utazi n'abasogokuruza banyu batigeze no kumenya, weho ukayibonaho, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ari yagutunga, cyangwa ari yatunga umuntu wubahirije amategeko y'Imana. Imana ishobora kukubeshaho mu buzima budasanzwe. Waba ufite akazi, umushahara ubona udahagije, utanyuze ubuzima bwawe, ikaguha kunyurwa. Ukaba ufite ubucuruzi ariko utunguka amafaranga angana nuko wifuza, ariko muri yandi muri twa tundi duke wabonye, ikagucisha bugufi ukanyurwa natwo, kuko hari udafite akazi, hari n'udafite ubucuruzi, nabo babayeho kandi ubwo buzima bakabunyuramo. N'uri kwiga nayo ikamucisha bugufi kugira ngo yihanganire amashuri ari kwiga. Hari ishuri ry'umubiri, hakaba n'ishuri ryo mu mwuka. Abanyamwuka bo barabyumva neza ukuntu ayo mashuri tuyacamo. Imana itagucisha bugufi ikugaburire manu utigeze kumenya, n'abasogokuruza batigeze kumenya. Ese wari gushobora kwihangana? Ubu buzima turi kunyuramo buragoye bene data. Ndanezerewe kubwira ijambo turi kuganiraho twasanze mu gutegeka kwa kabiri ibice 8 umurongo waho wa 3, ariho twakomeje twumva noneho uburyo Imana ishobora kugucisha bugufi udafite akazi, udafite amafaranga, hari ibyo ubuze, ikakugaburira manu. Imana ishobora kuzana manu y'amahoro mu buzima bwawe bwose, ukabucamo ufite amahoro, uguwe neza, ukanyurwa. Imana ishobora kukuzanira umunezero udatangwa n'abantu, udatangwa n'iyi si. Imana ikaguha umunezero, ikaguhuza n'umuntu wazana umunezero mu buzima bwawe, akakubera igisubizo. Ukabona manu, ugasanga uhamagawe mu gihe kidakwiye, wowe wabonaga ko ari nta nzira, ugahamagarwa mu nshingano cyangwa mu kazi, ugahamagarwa n'inshuti yawe ya bugufi mudaherukana, ikakubwira amagambo y'umunezero. Ese nawe iyo manu wari uyizi?
ubahiriza amategeko y'Imana. Yozefu yubahirije itegeko ry'Imana. Bene data, ntabwo biba byoroshye. Yozefu yubahirije itegeko ry'Imana, aragenda aca bugufi kwa Potifari, aragenda akora inshingano yahawe, niba ari uguteka, niba ari ukuragira amatungo, niba ari gukora imirimo yo mu rugo yose akayitunganya akayishyira ku murongo, kandi ngo icyo yakoraga cyose cyagiraga umugisha. Niba ari ukoza amasafuriya cyangwa se kuyacunga neza ari depo, byabaga byinshi, Imana ikabishyiramo umugisha. Niba ari depo y'ibyo kurya, Yozefu yari afite iyo mpano, yarayicungaga neza ntishire, Imana igashiramo umugisha. Niba ari amafaranga bamucungishije, Yozefu yayacungaga neza akaba menshi, bakibaza ukuntu byagenze, bakagira ngo ntavaho ahubwo asubiraho. Kumbe Yozefu yari azi kujera ibintu, yarabicungaga neza, ntiyemeraga gukoresha isafuriya atatunganije kugira ngo idatoboka cyangwa ngo isaze, ahubwo ibintu byose yabishyiraga ku murongo neza, ibyo mu nzu ku murongo neza, akubaha itegeko ry'Imana n'abantu, agaca bugufi mu mutima we, yarubahaga cyane. Bityo bituma Imana imuhindura umunyamugisha, n'aho ageze hakaba umugisha, n'icyo akoze kikaba umugisha, kubera kubaha amategeko y'Imana. Mwene data, gira ikintu wakubahiriza muri wowe, uce bugufi. Kwishyira hejuru ntacyo bimaze, kubona ko ari byo ushoboye ntacyo bimaze, aho kuko ibintu byose tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Tudafite Yesu ntacyo twashobora, ntacyo twageraho, nta n'icyo twakora. Byose tubishobozwa na Kristo uduha manu tutazi, n'abasogokuruza bayiriyeho batayizi bagira uwo mugisha. Nawe mwene data, ugira umugisha, ugira amahirwe, ugira umugisha mu byo uzagerageza gukoraho byose, nk'uko Yozefu nawe yagerageje akagira umugisha. Mu mategeko yubahirije, mu mategeko yumviye, itegeko ryo kumvira kwa aho yabaga, yanze gukubagana icyaha kimwe gikomeye gusa agomba gukora kikosa, bigatuma Imana imuhana igihe kirekire. Aravuga ngo ubutwari nahawe na databuja singomba kubirengaho, bituma yemera no gufungwa, ajya mu nzu y'imbohe. Aragenda aba muri gereza igihe kirekire, ariko kubera kumvira itegeko ry'Imana byatumye adakora ikosa na rimwe, bituma yibukwa. Kwa Farawo baramuhamagara ngo muri gereza, Bibiliya ivuga ko babohobuje. Aragenda aba umuntu kwa Farawo ukomeye, nawe ibyo akozeho bigahinduka umugisha, bituma bene se baza guhahira muri Egiputa, barya kuri ya manu y'Uwiteka. Nubwo umeze nk'inyoni iri mu mutego, Mwene data, Uwiteka yaguha umugisha, Uwiteka yaguhera mu mugisha muri icyo kibazo urimo. Kuko umuntu ari mu kibazo abona nta mugisha ubirimo, iyo umuntu ari mu kibazo abona nta mahirwe abirimo. Ariko mwene data, ndakwinginze kugira ngo ugire umugisha mu byo urimo, mu byo ugerageza gukora, mu byo ugerageza kuvuga, n'ubyitwaramo neza. Uko Yozefu yagize amahirwe, nawe niko uzagira ayo mahirwe. Nyemerera ntucogore, nyemerera ntucike intege, ahubwo wubahiriza amategeko y'Imana, uzahirwa, uzagira amahoro, uzagira umunezero. Mu bantu ba kera bagize umugisha tubonamo na Eliya, ubwo yari ari mu rugendo ahunga Yezebeli, Imana yamugaburiye mana atarazi, ngo yararyamye arasinzira, yumva urugendo rumubereye rurerure, ngo ariko kuko yari yishwe n'inzara afite n'agahinda kwiyajya, azinga Imana yamwibagiwe, kumbi muri iruhande, ngo agiye kubyuka ngabona agatsima n'amazi bitaze ku makara, ngo ararya. Imana yamubwira ngo Eliya we, urugendo ruracyahari ni rurerure, byuka urye ukomeze. Igihe kiragera arongera yifuza amazi arayabura, ngo abona akagezi, ngo aragenda aravoma andi mazi aranywa, kandi n'igikona kikajya kimugemurira ahantu yabaga ari hose. Ngo aragenda yisha mu giti cy'umurotemo kugira ngo apfe, ariko kuko byari mu mugambi w'Imana, Imana iravuga ngo komeza ubeho. Ibyo ubona ko ari nk'urupfu nge imbere yanjye ni ubuzima. Nawe ibyo wabona ko biri bukwica, nawe ibyo wabonaga ko ari nk'ikibazo, nawe ibyo wabonaga ko bikugoye,
nawe ibyo wabonaga ko birakubera inzitizi, nimo Imana igiye gushakira igisubizo cy'ubuzima uri kunyuramo, akira nubwo ubuzima. umeze nk'inyoni iri mu